Ndi gusenga ahantu kubita kuyanza ku cyakane ku mazi. Imana ivugana nanjye. Irambwira ngo mwana wanjye nduwiteka. Nzabyina mu bukwe bwawe kuko unejeje umbyiniye. Kweli. Nzabyina mu bukwe bwawe. Ndavuga se Imana izamanuka mu ijuru n'amakanzu. Ese byine bizagenda gute? Iyo turi aha Imana iri muri tastifo eda sima odas. Sima olevo nadra. No mena sifo. Sama. Iyo turaha Imana iri turi kumwe nayo iduha amahoro. Iduha amahoro. Sawa. Noneho iyo tugiye kure y'Imana bituzanira urupfu. Muri imyarabye yavuga ngo bizantera kujya mu rupfu vuba. Yego. Mvuye ahiri. Yego. Mvuye ahiri byantera kujya mu rupfu vuba. Ndagira ngo ngira abantu bari guhunga. Yego. Barimo bahunga ngo bari kuva mu Rwanda bajya mu Bugande ngo niho bari gukorera Imana ngo byisanzu. Imana yabantumyeho. Imana yabantumyeho nyamakuru. Bari kuva mu Rwanda ngo mu Bugande ngo niho ngo bigiye kwemera. Bamwe bakagenda bagasambanira mu Bugande. Bandi abakozi Imana bafite abana mu Bugande bagiye batera amadabanje bagaruka mu Rwanda. Bibwira ko Imana itabibonye. Ariko naje kubabwira ko naho Imana ibasanzeyo mu Uganda aho muri kujya. Imana naho ibasanze nubwo mwayihunze mwibwira ko ibintu birangiye naho ibasanzeyo. Narenje gutangariza abantu ko mu byo aho wahunze Imana naho igusanzeyo. Kubanga reka wenda ngerageze ngo ndeke ibi ngo nabonaga ngo ibi nk'Imana inyibasiye ngo reka njye hariya ngo nibwo biri buze kwemera. Niba we uyihunze naho iragusangayo. Reka tugusuhuze wowe ukurikiye Isange TV muri uyu mwanya. Turagushimiye ko wahisemo kubana natwe. Wowe wakoze subscribe, wowe utanga comment. Hanyuma tugasaba nawe utarakora subscribe kugira ngo uyikore kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi dutambutsa kuri Isange TV. Hanyuma uri umugisha, uri mwiza, turagukunda. Murakoze cyane. Uyu munsi turagarutse, twabasezeranije kujya tubaha ibiganiro by'umuryango, ibiganiro bitandukanye bifite icyo bifasha abantu. Rero uyu munsi turi kumwe n'umuntu w'Imana. Tuzanye n'umuntu w'Imana, umukozi w'Imana. Ntago mbizi niba mumuzi bamwe, ariko ni umuntu uzwi, arazwi kabisa ndabizi. Muze kwandika muri comment niba ari ubwa mbere mumubonye. Hanyuma ntatinze reka tumuhe umwanya banze abibwire. Ezajimwe. Himbazwa. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ndakeka ko ari ubwa mbere nciye kuri Isange. Si Isange? Yego, Isange TV. Yes. Rero no ubwa mbere mpaciye ariko ntago ari ubwa mbere nje ku mbuga nkoranyambaga. Nsanzwe mpaca. Yego. Rero ku muntu mbonye ari ubwa mbere. Amazina Ntakirutimana Elia. Yego. Hanyuma ndi umugabo mfite madamu. Yego. Ese n'abana babiri. Mfite madamu n'abana babiri. Hari akantu yankunda kuvuga akavuga ngo Imana yanyiciye umwako. Abazimu baraburara. Narivuze ngo nawe taricira umwako ukwicire. Yego. Abazimu baburare mu izina rya Yesu. Baburare kweli. Hanyuma ndi umukirisitu. Nkunda kuvuga akantu ko ndi umukirisitu turamenyera ibintu by'Imana. Kuri umuntu yamaze kumenyera ibintu by'Imana burya bahegereje kugwa. Bari hafi yo kugwa. Nutangira kubona utangiye guca ibintu by'Imana amazi, utangiye kumva ari ibintu bisanzwe. Umenye ko Satani burya gukurura. Ugiye kugwa. Yego. Rero ndo umukirisitu nyine nsengera mu mutima ariko tore na ADPR. Aho nteranira cyangwa se aho mbarizwa address ADPR ariko nsengera mu mutima. Ku rusengero rwa mbere burya no mutima. Yego. Naho izindi zose zafungwa rwacu rurakomeje. Rurafunguye. Rero ndabashimiye Isange ko munyakiriye. Imana iduhana umugisha. Amen. Elia. Karame. Kutabwira abantu kuri umuhanuzi. Ndubwo rega buriya ngiye ntago nshaka kujya mvuga ngo ndashaka kujya ngaragaza ibikorwa. Ndashaka kujya ngaragaza ibikorwa niyo mvuze ngo ndi umuhanuzi kuko mbe nahanuye. Ntawe ushaka kuvuga ngo ndi umuvuga butumwa ngo ndashaka kugira ngo nyine bize mu bikorwa. Yego. Bize mu bikorwa
kuko burya ari usanga abantu benshi bavuga ngo ndumuvuga butumwa ati ntagurikije ikirema kandi wajya gusanga umuntu nta nubwo byibura gushakira umuti wavura gripe rero ntago nje kwitaka ahubwo ndaje mu kanya nigaragaze ndaje nigaragaze nigo bimeze ndaje nigaragaze kuko ndatumwa wa mugabo ko ufite confidence nyinshi bo nyine undi twaje ku Mana nta mahoro dufite tuwagira nta byishimo tuwagira nta munezero nta kindi kidutera umunezero nta kindi gitera confidence nyinshi ni Yesu Kristo turimo kuko hano Yesu ari munezero raza mahoro arahaza gihe kimwe ngo abahungu babiri bajyaga Emawusi barimo bagana ngo bagiye kumva mu mutima urakeye yego amen umutima uracya uracya iri kumwe na Yesu umutima uracya yego kumwe na Yesu umutima uroroha yego kumwe na Yesu mbese ugira ibyishimo ugasekera aho ari kuririra uri kumwe na Yesu yego uzi ko hano uri kumwe nawe aho abandi bari kurira aho abandi babonera ibibazo wowe uhatamba kuvuga ngo ndi umukirisitu zahora ndiwe ku bintu byose ngeze ntago utinya guhamenya ugahamenya naho ibibazo biri kuko Yesu ari we byiringiro byabizana n'amahoro atemba nk'uruzi abisi umuntu bayafite Imana idana umugisha nibyo byize nicyo cyiza nifite n'ibyiringiro byuko Yesu ari muri zemba muri ngewe kandi ndi muzima na Kristo kuko yazutse nkazukira bo yarapfuye mpfira muri we turazukana urumva rero nta cyambuza kwishima ko ntari kungoye nta ngoye ndiho uri umuzuki ndi umuzuki amen yes madame araho se madame araho nigeze kubona ujya uvuga ngo Imana yabyiniye mu bukwe bwawe mugabo we icyo kintu wavuze ngo Imana yarabyinnye uzi yawe nisuguhanga hari akantu yavuga abantu kavuga ngo ndiyemeye ariko mu Rwanda ninjye umuntu Imana yabyiniye mu bukwe Njye gutumwa ngo nanjye arahabyinnye sawa nyine yabyufite uko yabyiniye ariko nanjye yabyinnyemo ntase yabyinnye iti bo rero buriya Imana ntago izamanuka mu ijuru n'amakanzu ngo uyibone ijye gukurica mu muntu rimwe na rimwe dufite abantu binangiye gukorera Imana yahaye amafaranga ngo yakamutuma ku muntu ati genda umperura muntu amafaranga akangujya kwemo kandi burya Imana tuyibonera mu bantu kandi na Satani tumubonera mu bantu ako kantu k'amafaranga rero niba hari abantu binangiye kavuge neza tanga ubutumwa neza abantu barufite ayandi urumva hari ukuntu ubundi Imana rimwe na rimwe bo Imana ica mu bitekerezo byiza yego iyo ushyigikiye umuntu burya mbonye Imana kandi burya ubutabazi akenshi na kenshi ntago uzabona amafaranga aturutse mu ijuru ngo amanuka gwe hasi oya amafaranga ari mu bantu n'Imana iri mu bantu niye gutabara umuntu icisha mu muntu hanyuma ishobora kubwira ati uriya muntu ugenda umugurira inkweto ugasanga ubanza kuzumugura ngo umwuka w'abadayimoni nta mwuka w'abadayimoni ukora neza umwuka agiye uzumva uri ufite ishyaka ryiza uri gukora ibintu byiza buryo uzaba mbese Imana izaba iri kugukoreramo izaba iri muri wowe hanyuma rimwe na rimwe ugasanga umuntu Imana yamubwira ati uriya muntu ndifuza ko amubera fondasiyo warangiza ukagenda ukama igishora gakora yego ugasanga ari inangiye hanyuma igihe winangiye uzamenye ko urwanga gukorera Imana igihe nanone ugiriye umuntu nabi yego ntiwemere gukora iby'ubushake bw'Imana cyangwa se icyo Imana yagushakaga kuko hari abantu badasoza umugambi w'Imana biciye muri bo hari n'abasoza umugambi w'Imana biciye muri bo igihe cyose uzanga gukora iby'umwuka wera cyangwa iby'umwuka w'Imana kukubwira yego rimwe rimwe uzaba kwisuzugura ikindi gihe urumva uzaba uri kuyisuzugura ikindi gihe uzagirira umuntu nabi uzamenya ko gufasha Satani kuzuza intego ye nuraga umuntu uzafasha Satani kuzuza intego ye nugirira umuntu nabi ukamugambanira uzaba gukorera Satani hanyuma rero najya nkubwira ngo iyi Imana igiye kuza gukora ntago izanga ibyine nk'Imana mbo uyibone ngo yambaye ibyera cyangwa iturutse mu ijuru ngo ibyine ahubwo ibyine iciye mu muntu rero nibyo nakubwiraga iyi Imana igiye kuza kubyina ntago imanuka mu ijuru ngo uyiboneze ibyine igiye kuza kugaburira umuntu ntago imanuka mu ijuru ngo ize igaburira umuntu ahubwo ica mu muntu niba ari umuntu urya ni ikibazo muri iyi minsi ntago abantu bashaka kuzuza umugambi Imana ku muntu ugasanga umuntu bari gusengana wenda nakagirana n'intanze ari gusengana n'umuntu arashonje wenda n'umupasiteri ngaramusenge isengesho riri gupfa ubusa ahubwo ndikumva rye wabo gusenga abadayimoni nturi kumuri gukura abadayimoni
none se usengeye umuntu amaze atarya none ngo ugiye kumusengera ufite inota ya 5 mu mufuka kuramo bibiri mugati genda duhahe urye ababonye Imana nukuri pe ubundi dufite abantu Imana icamo ikamuyoboro mwiza igatabara abantu kandi rimwe na rimwe ibi bintu dufite ni ntizanye Imana idutije rimwe na rimwe idakuremo Imana urogera takuvuga ati bya bintu nari mfite kuki nabikoremo Imana none nkaba ntagifite yes cyo ngo niba ufite gerageza ubera abandi igisubizo bera abandi igisubizo yego bera abandi reka abantu bakuboneremo Imana yego reka abantu bakuboneremo Imana rero ndi muri ubwo bukwe urumva nandi gusenga ahantu kubita kuyanza ku cya 4 ku mazi Imana ivugana nanjye irambwira ngo mwana wanjye nduwiteka nzabyina mu bukwe bwawe kuko unejeje umbyiniye kweri nzabyina mu bukwe bwawe avuga se Imana izamanuka mu ijuru n'amakanzu ese byine bizagenda gute mu bukwe nihuse kugira ngo anze gutambutsa message mu bukwe nihuse ubwo madamu nagiye kuba mbona arandirimbira yego Imana reka mbabwize ukuri ubukwe bwanjye bwabaye ndi kugira ngo ndikurota nge nagize nemeye ko ndashingiwe sigaranye na madamu nijoro abantu bose bagiye ndavuga tuzi ko burya ndi kugira ngo ndi inzozi ndimo mbonye madamu turi kurebana mbona rero dusigana ndavuga ati burya byawe ndi yari ubukwe ntago yari inzozi ni ukuri ubukwe bwanjye bwabaye mbese nagira ngo ni ibintu bya filime ndi kureba atahari sinaba nacanganyikiwe akaba ari filime ndi kureba yego ibintu byose byabereye mu bukwe cyakoze uko yabivuze Imana niko yabikoze madamu niwe wandirimbiye Imana aciye muri madamu arandirimbira kandi yandirimbiye atabimbwiye yego kugira ngo Imana yuzuze umugambi wayo ku buzima bwanjye yes yaciye muri madamu Imana ibaho umugisha nakubonaga wuzuza none Imana yaza kubyina ntuwuzuzwe ntabwo uri umwana w'ingayi mu bintu namenye yego mu bintu namenye iyi Mana igiye kuzira rarika muzi ko atari ngo hamagara abantu impamvu kiri guhamagara abantu bahenda nta nyine ubuko iyo yaje irararika kandi iyo yaje ukuntu nayibonye ifite abantu yiteguriye bashinzwe kwamamaza ibyiremye twebwe naho tutavuga ibyiremye biramamara Imana ishimwe nuko nabangusubije munyamakuru yego kindi gihe tuzagutumira kumwe na madamu mwongere turi kumwe tuza tuvugeho gatoya vuga Imana ubundi dusubire mu mwiriya nkuru yari kubabonja mugane wa wundi murakoze Eliya umuntu w'Imana ariko Eliya niryo zina ryawe cyangwa n'abantu bari kwise babihuje nuko babonye ufite Imana yo guhanura oya izina ryawe niswe n'ababyeyi nta cyo Imana iriyo ntago ari byanjye ngo mbonye akazina keza karanejeje ngo mpita nkishyiraho yego ngiye nta mwunkunda burana ari n'amazina menshi Imana yagiye nyita ajyaga nyita ari amazina y'ino bakunda kuvuga ngo Dawidi ngo Esiteri Dawidi turarifite twese Dawidi Esiteri ngo Mutoni utuntu nk'utwo kutuzina ngiye burana ngo mbikunda mbashaka kumenya amazina yanjye nyine uko numva na Eliya bimpagije mu bintu natumye byatumye ngomeza gukizwa izina Eliya ririmo nge ntago ngomba nkorera Imana wenda bashobora kuba naribera umusinzi kuko naho mvuka bengaga rwa bitoki bose nari kwandaka ariko naratesheje ku izina Eliya nkero umwana ariko papa Bari yari yasenze ari nyise yasenze papa Imana ijye mu mugisha yego umuntu wadegeje kuvuga ngo nta kiruta Imana Eliya hanyuma nagiye mu nkuru zo mu gitabo yego sangamo ibintu Eliya yakoze ninginga Imana nkiri muto navuga ati Imana uzamba barire nzatera ikirenge mu cya Eliya yego nibi nashoboka nzamurenge yego nicyo kintu cyatumye nkomerera mu Mana no kumenya gukizwa iryo zina ritesha agaciro kuko kumva izina Eliya hari igihe uhita umwana izina ugasanga nyine riramukurikiranye wamwita miruho akaba miruho akavukira mu miruho agakurira mu muriho akashakira mu muruho akabyarira mu muruho agapfira mu muruho bakamuhamba mu irimbi rya gikene kuko wamwise nyine mu ruho ariko hari umugabo umwe yageze usanga bamwise Yabesi ngasanga mama yamubyaye afite agahinda aravuga ati izina yego nubwo ndusha bene data cyubahiro bene wacu cyubahiro ariko mfite izina ryitwa Gahinda ngaza kugira ubwenge imbere y'Imana nahandi hana Imana ihindurira amateka nahandi hana Imana iducomorera mu bisekuru iyo twageze imbere yayo twaje gusenga Imana iducomorayo kwemera Yesu ugapfana nawe ukazukana nawe
egare gucomokoka mu gisekuru cy'Imana, egare kuba muzima, egare kuva mu mateka mabi, ibya kera babishize haje hibishye. Imana ibahana. Amen. Urakoze Eliya, urakoze cyane, uri kuvuga ibintu biryoshye. Hanyuma ntago nshaka ko dutinda nanone kugira ngo tuguhe umwanya utubwire icyo Imana yashyize ku mutima wawe cyangwa ubutumwa ufitiye abanyarwanda. Uko biri kose hari ubutumwa ufite ugomba gutambutsa, ugomba gutanga. Rero ndagira ngo tuguhe umwanya. Hano nta satana nihari, hano ibintu byaha birasengeye. Nta satani hari, rero tuguhaye umwanya, hanyuma tangaza ikikurimo. Samu urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Njye mfite Bibiliya utazajyana telefone hafi, mfite Bibiliya. Noneho rero tujye gusoma ijambo ry'Imana. Imana numva ibantumyeho kugira ngo dusome kandi twumvire intumye ku bantu. Yego. Intumye ku bantu, yaba ari abasenga n'abadasenga, ibo mwese bantumyeho. Kandi Imana ize kumfasha mu byumvire. Yego. Tujye gusoma igitabo cya Yona, ibice byaho ni cya mbere. Turasoma dore ku murongo wa 3 havuze ngo iki? Haravuze ngo cyangwa munyamakuru dusomere. Munyamakuru reka dusomere. Uyu mukozi w'Imana. Urangiza Bibiliya. Yego. Okay. Yona igice cya mbere ku murongo wa 3. Reka dusome. Haravuga ngo ariko Yona ahaguruka ngo acikire itarushishi. Yona arahaguruka ngo ahungire itarushishi. Ahungu Uwiteka di. Amanukana Iyopa abona inkuge ijya itarushishi. Ngarahunga Iyopa abona inkuge ijya itarushishi. Maze atanga ihoro. Hari yatanze n'ihoro Yona. Ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi itarushishi. Ajya mu nkuge dese ngo ajyane n'abandi, ahunze Imana. Ahungu Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Habishuheri ikomeye inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba. Bagira ubwoba. Umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Unyumvira ahantu naratangariye mu nyamakuru. Yego. Aha hantu naratangariye ngo abantu bari muri iyo nkuge, buri wese atangira gutakambira Imana ye. Byo ngo n'abapfumu barimo basenga Imana zabo. Unyumvire? Sawa. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo bayoroshye. Ibintu byose bari batwaye mu nkuge. Yego. Babiroha mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye asinziriye. Ngo yari yiryamye hasi mu nkuge ngo hasi cyane yisinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuko utakira Imana yawe. Sige cyo gusinzira. Iki ni cyo gutakira Imana yawe. Ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Yego. Komeza gatoya. Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byaha. Nimuze dufinde tumenye umuntu uduteje ibi byago n'uyu muraba. Nuko barafindura. Ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago ukora murimo ki? Wa mugabo kare uduteje ibi byago. Uraturukaye wowe. Uri wo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati ndi umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Mumaze ngari kubaha Uwiteka kandi yagonye cyambere yagonye cyakabiri yayihunze. Yego. Mu kwihunga nibyarenze mu kwihunga arasinzira. Birenga gusinzira aragona. Unyumvire ariko ngo yubaha iki? Imana. Ariko ngo ntaga akiri kuyubaha. Umuhungu ntaga ari kuyubaha karatobeshye. Yego. Arabasubiza ati yego. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati ibyo ukoze ibi nibi? Ibi nibicu dukore wa mugabo we kuhunza Imana. Ibi nibicu kudukorera koko. Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yari abibabwiye. Yego. Nushaka uburekera mu nyamakuru. Imana ikumpera umugisha mukozi Imana. Bo rero ngiye guhanura. Simwabuze ko Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi butavangiye. Yego. Niko Bibiliya ivuga. Ngiye guhanura mu izina rya Yesu. Manure mu ijambo. Yego. Rimwe na rimwe iyo uvuye aho Imana. Yego. Ugiye kure y'Imana. Yego.
uhura n'imiyaga. Bizo barabyumvishera. Yego. Nari mvuze ngo iyo uvuye aho Imana iri. Igiye kure y'Imana. Yego. Abarozi barakuroga bikemera kuko iyo turi aho Imana iri. Yego. Egare kujyaho uburinzi. Mu burinzi. Bishatse ngo iyo tuvuye aho yari iri. Bibiliya yavuze ngo iki mu bice bitanu muri yo kugira ngo nze babwire message. Mu bice bitanu igitabo cya Yesaya, bice bitanu. Yaravuze ngo nimwumve baririmbire indirimbo y'umukunzi wanjye. Mukunzi wanjye nataye urutoki cyangwa se nataye urutoki. Uru rutoki niringira ko ruzera inzabibu ariko rurangije rwera indibu. Yego. Aha murahari? Sawa. Rumaze kwera indibu noneho ndaza nje kurushakamo imbuto. Ndayibura. Yego. Kandi buri reka mabwire niba hari ikintu cyagoye Imana niba hari abantu Imana yatangize gishoro n'abantu. Yatanze igishoro gikomeye nusoma mu bice bitanu mu gitabo cy'ibyahishuwe bishuriwe Yohana uza guhasanga inkuru zivuga ngo Yohana yarari kujya ku kirwa cyitwa Patimo. Ahageze uyu muhungu cyangwa se Yohana ngo agiye kwerekwa abone igitabo gifatanyije ubushishi. Yego. ngo barebye mu ijoro habura uwakibumbura, barebye mu isi baramubura. Yego. Bibiliya bangwa bageze nikuzo baramubura. Yego. Barebye mu bakirubi baramubura. Yego. Ngo ingararira Yohana. Ararira. Ubu dufite abantu bakirira umurimo w'Imana. Reka mbabwire nta kintu gihesha abantu amahoro no kubaha Imana iri. Niba hari abantu barushye n'abantu babayeho badafite Imana. Bararushye. Uragira amafaranga ariko umuruho kubura amahoro biraza. Yego. Uzigwa ikizakubwira Imana iri kugenda ikamuka mu bantu azaba kwiyahura kwinshi uzumva impfu nyinshi. Iyo turi aha Imana iri muri tastifo eda sima odas sima olevona dra no mena sifo sama. Iyo turi aha Imana iri turi kumwe nayo iduha amahoro. Iduha amahoro. Sawa. Noneho iyo tugiye kure y'Imana bituzanira urupfu. Muri myarabyo yavuga ngo bizantera kujya mu rupfu vuba. Yego. Yego. Mvuye ahiri. Yego. Mvuye ahiri byantera kujya mu rupfu vuba. Ngo kuva y'Imana egare kwakira igare ari kwinjiza mu rupfu vuba. Imana iza kumfasha ndezime kugira ngo mvuge iki Imana ntumye. Amavuta. Noneho Bibiliya iravuga ngo ubwo nshatse imbuto ubwo mbuze muri rutoki rwanjye inzabibu mwumva icyo ngiye gukora. Ngiye gukuraho uruzitiro. Bishoboka ngo iyo turi kumwe n'Imana idushyiraho uruzitiro. Amen. 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 Idushyiraho uruzitiro. Amen. Abadayimoni baza kwinjira bagasanga ari uruzitiro. Imana ivuga Imana iyo turi ahiri ituvugaho. Ikimara kutuvugaho twakira amasezerano. Aya masezerano Imana ikaturindira muri ya masezerano. Rimwe na rimwe iyo gusoza amasezerano cyane uba ugiye gupfa. Bari ugiye gupfa. Bishoboka ngo amasezerano Imana iturindira mu ijambo ryayo ivuze. Bishoboka ngo ikivuze ikibika mu ijambo ryayo. Yego. Yego. Tafashijwe kumfashijwe. Yesu reka turekera. Gomabo. Bishatwa ngo twebwe turi abantu bakomeye, turi abantu b'abakire, turi abantu bibirangirire kuko Imana idutwaje byacu mu ijambo. Amen. Iyo turi aho iri egare kuduha amasezerano, egare kuturindira amasezerano. Amen. Iyo uvuye ahiri isezerano rifitanye nawe by'uburinzi rikuvaho uruzitiro rukavaho kononwa. Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Umuhungu witwa Yona rero kanigarukire da. Yego. Nageze mu kindi kirere. Yesu we. Uyu muhungu ngo yitwa Yona. Imana amuga ati Yona we. Yenda mbwira abantu b'Ineneve. Bambwire ko ibyaha byabo byangezeho. None rero ngiye kubahana. Yego. Genda bambwira hari ubacemo. Ubacemo. Ubabwire wenda bashobora guhinduka. Ubundi ntago Imana ifite umugambi wo kurimbura abantu. Yego. Hoya vuga nyine. Nuko rimwe abavuga butumwa hari gihe tuza twifite n'imijinya yacu
ariko nanjye harigenza nyanza mfite umujinya ndamujye mwihangana ariko umujinya witwa ifuye ubundi aricyo bita ifuye yego ariko harigiye baza ugasanga rimwe ntago arasobanukirwa ibintu by'Imana agataza kuvanga Imana yabishera barimbuye Imana ntago ijya kwica umuntu itamuteguje yego cyo ni icyambere kabiri iyi Imana ntago ijyana umuntu nk'igisambo gatatu iramutegura ikamuteguza ikamujyana ese ibintu barabyumvisha abantu turi kumwe yego bishatse kuvuga ngo impamvu ubonye nje kuri kamera nuko Imana idashaka kupfurimbutse yego impamvu uje kuri kamera nukugira ngo wumve ubutumwa bwiza wumve kandi wumve uhinduke yego ntago Imana ishyiramo umuntu ishumi oya ntago Imana ishyiramo umuntu ikizugo ngwino yashyizeho ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi yego turi kumwe abantu turi kumwe yego Yesu ashimwe amen hanyuma iyi Mana kabiri ishyiraho ikintu bita umwuka wera buri muntu wese agira umwuka wera n'umupagani agira umwuka wera agira umwuka hano uza gukora ikintu kumva umwuka umutima ukubwira ati hoya wigikora undi ati gikore buriya uri hari kirubwo bumva ati gikore niba ari ikibi aba ari umwuka wa Satani kirubwo ati wikora ni umwuka w'Imana vuga ngo umuntu agira umwuka icyo bakoze abataragira imbuto z'umwuka umuntu wese agira umwuka cyangwa se agira umutima nama reka wenda mbivuye niho mubyumva neza umutima nama ushobora kumwemeza icyiza ukamwemeza n'ikibi hari abantu wumva umutima ukubwira ati wikora icyo kintu kibi aba ari umwuka w'Imana buryo kugendereye nuko butarabimenya hari ahumva ngo gikore sambana burya bari Satani iba kandi ikibi cya Satani yaguye ngo ni wibe ahita huruza nyiri ikintu ugiye kwiba kumwe ati uko bagiye kukwiba agahita gufata Satani kibiki ahemba nabi arakosha ukajya mu bibi yamama gukosha akararika abantu bakaza bagushingira ugakorwa n'isoni hanyuma rero narindi mbabwira abantu mbabwira ngo ntago Imana ifite umugambi wo kwica umuntu apfiriye mu cyaha yego mbibutse ndagira ngo ntangaze ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa cyangwa se message mbwira abantu ngo ubugome bwa mbere bubaho ku isi ni icyaha Imana nivuga ngo ab'inzu y'abagome ntago ngo ivuze abagome cyane bwo bugome yuko zicyaha bugomeye Imana yego tuvuze ibintu bikomeye kuri ISANGE mvuze ibintu bikomeye Imana izamba ntibazantira amabuye ahubwo bazumvira ubutumwa hanyuma rimwe na rimwe iyi Imana itambutsa abantu kugira ngo base babwire abantu Imana nta kimuntu azitwaza na kimwe kivuga ngo nyine ngo sinumvishe nazakitubwira ati none ntuza kwera gutambuka mu muhanda avuga ko kuba Uwiteka rwo bwenge kuva mu byara kukujije ukaba bikurikije ubundi umuntu utanumvishe ntacyo azabazwa yego ikibi n'umuntu wumvishe ntiyumvire yego kwica ibintu bizi yego sawa hanyuma ngo uyu muhungu witwa Yona impamvu Imana yari imuhamagaye niyi yabwiye ngo agenda amenyesha abantu ubutumwa bwiza Yona ntago Imana imuhamagaye ngo agenda abwira abantu ko Imana izabica abwira mama ngo agenda abwira abantu ko Imana ije nibumva bakumvira ntago ari upfire mu byaha amen hanyuma ngo Yona byumvishije ngo abantu bitarushishe abantu bineneve ngo bari baramugiriye nabi ariko iyo nabi ngayigumana mu mutima we ngo birangije bituma hunga Imana yego iyo uhunze Imana imiyaga n'imira biraza hari abantu benshi bagiye guhura n'imiyaga n'imira kuko bahunze Imana bavuye mu muhamagaro bataye umuhamagaro Imana ize kumfasha usubire mu muhamagaro wawe nibararirimba wongera uririmbe erega ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ushatse ni no turirimba ntacyo byaba bitwaye rwose kuko abantu bose ntago bazaririmba nyine baba bafite impano yo kuririmba ari nabazaza bakaririmba kaduha inoti muri muri Imana ugakomeza hanyuma Yona ngarahunga amaze guhunga garahunga hungira mu bwato ngajya ngatanga nihoro ngagita abita tarushishe yego akimara guhunga ngo Imana ihita yagurutse ikintu bita umuyaga yego iyo umuntu ahunze Imana nta mahoro agira iyo umuntu ahunze Imana byago bimuzaho iyo umuntu avuye aho Imana yariri intambara ziraza iyo umuntu ahunze Imana ibibazo bimuza baramurwanya bigakunda ubundi nta kindi kiduha gutsinda bisi ni ukubana n'Imana haleluya ni ukuba hidome pasti eta lazome ni fone dra ni ukuba Imana iri reka dusenga ndagira ngo tuze gusenga mu kanya ndagira ngo ngira abantu bari guhunga yego barimo bahunga
ngo bari kuva mu Rwanda bajya mu Bugande ngo niho bari gukorera Imana ngo byisanzuye. Imana yabantumyeho. Imana yabantumyeho nyamakuru. Bari kuva mu Rwanda ngo mu Bugande ngo niho ngo bigiye kwemera. Bamwe bakagenda bagasambanira mu Bugande. Bandi abakozi Imana bafite abana mu Bugande bagiye batera amadabanje bagaruka mu Rwanda. Bibwira ko Imana itabibonye. Ariko naje kubabwira ko naho Imana ibasanzeyo mu Buganda aho muri kujya. Imana naho ibasanze nubwo mwayihunze mwibwira ko ibintu birangiye naho ibasanzeyo. Narinje gutangariza abantu ko mu byo aho wahungiye uhunze Imana naho igusanzeyo. Kubanga reka wenda ngerageze ngo ndeke ibi ngo nabonaga ngo ibi nk'Imana inyibasiye ngo reka njye hariya ngo nibwo biri buze kwemera. Niba we uyihunze naho iragusangayo. Yantumye ngo nzabwira abantu bari guhungira mu Uganda b'abakozi b'Imana. Bari guhunga ngo bahunze mu Rwanda ngo bavuye mu Rwanda ngo barabona nk'isenyero bazifunze naho iraje yace mu Bugande. Kuko hari abigiye kwikoreza amaboko bakagaruka mu Rwanda nta nicyo bafite. Yambwiye ngo nzababwira ngo nubwo mwibwiye ko mwahunze imiyaga n'imiraba bibasanzeyo. Kabiri ikindi ibyo muri kwibwira ko naho ngo naho itahagera naho irahareba burya naho irahaciye mu Bugande naho irahaciye. Mwari mwamaze gusa nkaho muvuze ngo reka duhindure tujye kwiba mu Bugande tubatuburire kandi kibi noneho ne kibi nta nubwo ari umwuka w'Imana. Bamwe ntabwo bafite umwuka w'Imana, ntabwo umwuka w'Imana kibarimo. Ahubwo bari kubikora nka business. Yego. Kuko rero Imana itari kubibonamo inyungu naho irahaciye mu Bugande. Naho irahaciye kandi icyitonderwa nimara kuhaca ibyo abantu bari biringiye bari bamaze gufata bakabigira nk'inyungu kuri bo. Ariko ari igihombo ku Mana, ko Imana iguhomba abantu bo bari kungukira ariko Imana igahomberwa. Igiye kuza kubibambura. Bamwe bagiye kuzima, igiye kubazimya kuko bari bamaze kwinjirirwa n'indi myuka. Igiye kubazimya. Nubwo abantu bari bibwiye ko ari amahoro bagasa nkaho bamwe bavuze ati reka tujye gushinga isenyero mu Bugande naho irahageze irahaciye. Kandi nyuma yo kuhacira banzi ikorope ikubura imyanda. Nimara gukubura baravuze ngo ni amahoro tugiye gushinga isenyero mu Bugande turabona ibintu byoroshye naho irahaciye bigiye kubagora. Kandi murabura icyo mufata n'icyo mureka ko mugiye kubura ihene n'ibizeko. Sawa reka dusenge. Rero nanije gutanga message mbabwira ko no mu Buganda abantu bahunze Imana ngo bayihungiye mu Rwanda bagiye mu Bugande naho ibasanzeyo kuko Imana iri mihomberwa. Niba dufite reka buriya ibintu biba kenshi na kenshi iyo Abisirayeli bagomeraga Imana yabatezaga Abafilisitiya. Yabatezaga Abafilisitiya. Rimwe na rimwe iyo Imana igushoye igishoro ntikubonemo inyungu ireka gushora kuri wowe ikajya gushora ahibonamo inyungu. Rero utekereje kubona urabona insengero zari zarabaye nyinshi. Yego. Ariko tukabura umusaruro w'abakizwa. Yego. Mukabona abagwa nibo benshi. Ntibaza izi nsengero kumbona ari nyinshi amwabona nta bakizwa benshi. Impamvu ni iyihe? Bimuye Imana ahubwo bigira Imana. Hanyuma rero nanzanye message ntago mvuze ijambo nkuko ijambo ryose ntago ndisobanuye kugira ngo ntange message. Yego. Nanje kubwira abantu bari guhungira mu Bugande b'abakozi b'Imana ko naho ibasanzeyo. Reka mbivuge nitonze naho ibasanzeyo. Kabiri kandi noneho bagiye gukora icyo bita Imana irabageraho ibanze bambura ibyo bari kurishisha. Abenshi bagiye gukora ariko badakoranye nayo. Bagiye gukora badakoranye nayo. Bagiye gwana bavuga ko ari Imana ivuze atariyo. Yego. Kuko hari abo yabonye barenze umusaraba. Yego. Iyo bamaze kurenga umusaraba rero usigara uvuga ari uri kwivugira. Uvuga ibyo ntago ari Imana biri kuvuga. Yego. Yamwe ngo nze mbwira abantu bagarukire hafi. Abashaka kujya mu Bugande n'abagezeyo. Yego. Mbagire nama bagaruka. Yego. Kuko Imana ihanyuze. Yego. Nahije gukora umukwabo. Yego. Nahije gukora umukwabo. Yego. Bivuze nitonze. Uyu mpungu witwa Yona we yarahunze ahungira mu nkugi aze ko Imana itamusanga kandi aho ijisho ryayo rirahari. Yego. Nkahageze abateze murabo.
reka mbabwize ukuri niba hari ikintu kigiye kuba ku bantu biyita ngo ni abanyamasengesho ariko bari guhunga basa nkaho ngo bagiye kujya ngo bajye gushinga isengero ahandi yego yambabwire ngo hari Imana yari ifungiye insengero kugira ngo banzi bahakanye ko gusenga yego kuko yabonaga bararenze umurongo yego rero ubwo mushatse kwicira inzira mukagitarushije kandi yabashaka gende neza yego irabasangayo ibambo nibyo mwari mufite yego nibyo mwari mufite kuko insanze nje kumenya neza ko ngo uyu muhungu yitwa Yona atumye ngo nabo bari kumwe nabo batakaza ibyo bari bafite babita mu nyanja bakibita mu nyanja rero ngo umuyaga ntiwatuza ngo batangira gutabaza Imana zabo yego ariko abo banyamasengesho turutwe n'abapfumu abantu b'abakozi Imana batwe n'abapfumu bari gutabaza Imana zabo ariko mwe ni gusenga manasinziriye haraba no gushaka kurya amafaranga gusa y'amaturo ariko badashaka guhuza abantu n'Imana yego ugasanga bari kubashakamo inyungu ariko Imana ntagira kubona inyungu nayo mbabwire ngo nimugarukira ibyo muri gushaka kuvuga ngo muhunze Imana cyangwa se ngo muhunze ngaha ngo ntabwo biri kwemera ngo mugiye ngo muri Kenya ngo mugiye ngo mu Uganda ngo mugiye Tanzania nahira basanga yuko mbwiye ngo iraje yego iraje cyangwa ziciye mu Bugande yego gukora kwa Amerika mu Bugande kuko abanyarwanda benshi bagezeyo bakora ibidakorwa bari gukora ibidakorwa mu Bugande kabiri abandi bari gutuburira abantu yego bari kubiba icya gatatu abakozi Imana bamwe bari kugerayo bagasambanirayo ubu abana bari kuri ari benshi kuko bagezeyo barasambana batera amada kandi ngo nabahanuzi ngo nabapasiteri rero Imana irahanyuze irabibasiye kandi utemera kuza hakiri kare utemera kugarukira Imana hakiri kare azayigarukira bitagishoboka amazi yamaze kurenga inkombe nari ntangaje ijambo rivuga ngo emerera Imana kuyobore emerera Imana mugendane emerera Imana uyigisha inama ikuyobora inzira nugenda itakuyoboye inzira nukuri bizakumerera nabi ndabihanuye yego bizakumerera nabi yarumye ngo nze mbwira abantu ngo uzagenda itamuyoboye yego bizamumerera nabi kandi ibyo yiringiraga bizamuhombera yego hanyuma uyu muhungu witwa Yona akimara ibi byose ngo yarabikoze bakoze ubufindo bumugwaho ngo ishiza kumumira ukeneye ko ifi kumira kugira ngo mubone gukorera Imana kugira ngo ubone kugarukira Imana kugira ngo wemerere Imana ikorere muri wowe ukeneye kubura n'ibizaza nubundi wakemerwa kurera Imana utaracika amaguru wakemerwa ukayikorera utarabimpumye wakemerwa ukayikorera ukabana nayo ugatura muri yo ugakorera muri yo utararinda ubwo bagutereza cya munara yego Imana ibagirire neza tujye gusenga yego tujye gusenga Imana ibi ngibi mbigeze bumvuga gake kugira ngo abantu babyumve ntabwo nanje gutera abantu ubwoba ahubwo nanje kubabwira ko abantu bakoze Imana benshi bari guhunga ngo kajya mu Bugande bajya gushinga isengero ribambwira ngo Imana ntabwo bibemereye ibizababaho bindi bazabaga bifasha kuko Imana rimubwira ngo nahira haciye yego kuko basa nkaho bayihunze kandi aho yabashaka so ibabonera igihe Imana ishaka ko mwamamaza ubutumwa mu Rwanda ntago ishaka ko mujya gushinga isengera naho igiye kwacira kuri mu kwa kwari byo yari kiri mu bagerageza ari kiri mibagosore rebe ko inkumbi ziva muri mwebwe none murayihunze mushaka kwicira inzira nahira basangayo ibakura umugati ku muro ibakupira amazi n'umuriro Imana ibaho umugisha tujye gusenga yego ese ntabwo urataye mu amagaro ese racyagaza ishaka ese uracyari kuririmba ese uracyari gusenga cyangwa urasinziriye sinumvishe ko abantu bari mu bwato ngo basenze Imana yabo ariko Yona wasinziriye aranjura avuga ngo mugiye gusenga Imana ngo ndumuheburayo ngo nubahe ubwo ari kubaha Imana abantu benshi bari kwibira ko kubaha Imana ahubwo batari kuyubaha rero kadusenge yego ese uracyari kuyubaha nari kuvuga ibintu byinshi reka turekera dusubikira turezime yumva benshi bavuga ngo abwirwa benshi beneyo yego nyuma hari ubwo yabariwe Imana avuganaga nabo nkurikiye reka dusenge sengera abantu Imana ibambika imbaraga kandi niba uri umukozi w'Imana wari ufite kandi kujya mu Bugande nukuri rekeraho ibikiri kujyayo buretse abantu uyoboza Imana inzira uyoboza Imana inzira kugira ngo niza gukoraga kwa muriga mu Bugande ko tugiye gusenga Imana mbona nkurikiye reka dusengane cyo kwaragiye mu ntege nke kandi Imana niyo buzima reka dusenge ubundi ushaka kumpamagara ushaka kungisha inama
cyangwa ushaka kureba ubundi butumwa bwanjye wajya kuri Ramiro TV n'ahandi uzambona hose, ariko nahangaha kuri ISANGE TV kora subscribe usangize n'abandi kandi utange comment. Ushobora kuvuga ati wavuze gutya wageze gutya, ntacyo bibyandike tabyandike, ntacyo tubone ko ari dukurikiye. Rega nta muntu batagirwa adahugurwa, cyambe no guhugurwa. Imana ibamugishe kadusenge. Amen. Ashobora kuba ufite icyaha cyakunaniye wasubiraga inyuma, reka dusengane. Imana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu bari badukurikiranye muri aya masaha batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, bararebye basanga kuba kure yawe niko kubegereza mu rupfu. Barareba iyo umuntu avuye aho waruri basanze bituma iminsi igabanuka yo kubaho mu isi, kuko ni we buzima. Nkuko ifi iva mu mazi gapfa, na iyo umuntu avuye muri wowe nawe ashobora kudapfa ngahita ava akagapfa mu mwuka, kagenda arapfuye mu mwuka ahagaze. Kandi mu bintu namenye neza wanga niba ari ikintu wanga umuntu apfuye ahagaze, aho gupfa ahagaze yapfa akava ku isi. Kandi nagira ngo abantu bamenye ko gupfa hari urupfu, ariko hakaba urupfu rw'iteka ryose. Nyemerera aba bantu bankurikiye ubarinde urupfu rw'iteka ryose, bajabure mu byaha, mwisabiye ibyaha. Muri byari biravuga ngo ngerageza uko nshoboye kose kwibuza inama imbizi ibyaha, ariko nyambyibonamo. Mwami jye umboneze. Hanyuma aba bantu bari bankurikiye, nyemera bari imbaraga zibashisha de topita same ni wasala sifone dra pitala sima de me ni fone dra hetazo me ni wa edos. Haleluya. Unyemera bashoboze imbaraga z'Imana zamanukire, nyemera basifo edo pelasima edo stita sadomene kotazomene dra enos. Ngabo bagire neza, ngabanye muri bagwa, wongere muri bakizwa. Amabone so ari nkurikiye bafite ibibazo bagire neza, bakure ibibazo, bafite ubukene bamara ubukene bwo mu mwuka no mu mubiri, ari bafite uburwayi bakiza uburwayi, bafite amadeni bishyurire, ababonaga nta buryo baho uburyo, bonaga ntanzira aho inzira, bashaka kwiyahura wongere basubizamo ibyiringiro. Imana ishimwe. Ngabo bagire neza kubwa Yesu Kristo kiranuka. Byose mbisabye nizeye kubwa Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Shalom. Shalom. Murakoze abari badukurikiye mwese, nakagaruka kuri ISANGE TV. Amen.